ariko se uramukobwa ko namwivumbuyeho bwa mbere ariko nawe yamasiri kwinigenda nayo ntabwo wamenye ibyayo yashatse gutwara umukeka ashaka gutwara intebe ashaka gutwara ibintu byose mu mpunde ry'amane nawe none twara amashwani ubuse kandi ko numva umuntu uri kumumbaza yayenda bite wamwemerera radiyo akaza nkayimuha nubwo nta mafaranga afite ko ntarahembwa yenda ko yo nazagira nkamuha n'ikisubuka kugira ngo bikwire amafaranga atanumvise aca menshi kandi uramugore aje agasanga intebe ze ntazihari byazagenda bitera ariko reka muhamagare muhe radiyo ni nshyashya yenda muhe n'intebe imwe nawe azayijyane mu nzu wako radiyo ye yigurisha muhamagare urakomeye winuka se kandi winuka waza tukabyumvikanaho rega tukabyumvikana biriya se biriya ntibigutera ikibazo uburyo burahari twabikemura ibintu byose njye buziki ku buryo rwose wowe ngwino rwose akaze wowe ntunankumbura ngwino uraje okay sawa nawe wagiraga abantegereje sha ntabwo abayigira kuriya nawe wagiraga abantegereje kabisa radiyo rero kugira ngo ataza gutwara ibintu ibyo ari byo byose waba anyizinga agasanga ntanayizinze reka mushyirire mu gikarito ibindi tuzaba tubibara mu nyuma nta bindi bintu agomba gutwara ni iyi radiyo nta kindi agomba gutwara radiyo gusa ariko nkunda njyamane nawe kure nzamubwira ko haje umuntu akayiba bafu bazamubeshya tuko nadushyizemo hasi akatubura naturamo na makeya kandi reba ahantu ntuhisha ibintu byose aba ashaka kubimaraho neza pe ikintu ufite itungo rikakugobokana ndayimuha aguma amagara ibintu byose umuntu ajya ku isoko kwatinze se ahubwo kwatinze rwose kugira ngo umwana ndasiga gukoramo n'amaso yego awaje yaki yarasha ariko tuba tureba nawe ngo turahanganye umva ni karibu karibu iwawe ndakubwira ngo ibintu noneho byaye
byahindutse byahindutse gutesa amafaranga imbere niba byahindutse nyine nawe nzana hani isoni zagukiza se kugenda magara yanjye nabaje ariko turebe n'ibyo bicara n'ibyo bicara reka ubwiye ndere iki tujye kubitubangura jewe ntabwo nari gukumbuye kandi ndabona iki ntabwo nahembwe n'ubundi ntugire ngo ariko ntabwo ikintu ngo sinabura ikintu ngo iyi radio ntugire ngo iki ndabona ko iyi karita ari shyashya yuzuye n'ubafure bwayo bugeramo dore n'ubunga ireba inyuma n'ubafure bubiri reba dore reba inyuma n'ubafure singo bubiri nayo ubwayo ni radio shyashya igura ku 20. abanyamagambo none urushaka iki 20. Tujye mu buriri ubundi nanjye umva kumbwira ndabyumva byose ushingiye ku bintu ejo wankoreye ntabwo bibonye radio igwaje imagije se ntabwo imagije ushize ntabwo nakubwiye ko nkeneye intebe mpiri ziriya ntebe ndayijyana ni radio ntijyana okay nimba ari ushimye ndayiguhaye byose ndayiguhaye ngaho rwose tujye mu cyumba bitwara dusoma ndabanza mbijyane urumva maze yari radio nigaruka njyane n'antebe sibyo hanyuma ngiye turabivugana nyuma basi genda bicumbikishe ngaho genda bicumbikishe uhafa hanga ushaka aho nshaka kumbwira ngo afase ngaho genda tubanguka basi genda ako se kamubaze nta ni 30 rero mbikuye yese intebe ni radio biguhaye umugore n'abana bayajyanye ijyanye nacyo ariko itubanguka ariko shaho bibeshye ngasanga idakora irakora radio bajyana na ahantu njyanye n'umutekinisiye nyishyira n'ubundi nabanza testing urumva sanga idakora tongera kunyabiza bidakora mari igikapu cyanjye ubu kirimo iki se nta kintu kirimo ariko kindi nzabishobora ibintu ntabwo nzabishobora ariko ngiye kumushoka intebe nta yari mutware agiye kugaruka mu kwezi tubanze tujye mu cyumba ubundi dusohoka ntayambura ahangaha nubwo bigize amasere kuri niba bafite inkota ntayamba uragarutse okay none rero ya reka tujye mu cyumba twakire intebe y'undahita tujye mu cyumba kandi igikapu cyanjye ntabwo nyine cyaza kirimo ubusa ngo gitaye kirimo ubusa nta kibazo urumva nta kibazo wanze ushyiremo nyine kuri wa muciro bahashyaho ukwezi shyiramo n'ibiro 20 bisigarana 5 byose ndabiguha upfa kutankorera nk'ibyo wankoreye ushize wabonye ko nta mikino bafitanye nawe ngewe urumva nabigukorera gute nta mikino bafitanye nawe sawa koreza intebe mbanze njyana jam hereza nyine shyiramo umutwe kuremera cyane wa utaruje ariko se urabona ntaza reka nze kuyigutwaza aya cyane iragenda ayo yabiki ntabwo byashukunda shira mubwire buretse ndayigutwaza mu nyuma hanze y'urubaza oya ntabwo nabikigoryi humura naramenye ntabwo nabikigoryi iyi ntebe urumva jambo nanjye ngo shari se ufite umugore n'abana ntabyashira wayibonye ndayigutwaza mu nyuma ntwaza mu nyuma byemere ibyo nibyo ndayigutwaza ntabwo njyewe ndakubona nkubwire ntagusinyumva nagusigira iryinyo rimwe ryonyine utagira irya kabiri turangiza ibyo turagize wita kwisohora nta mikino dufitanye ndayigutwaza ndayigutwaza turafatanya ndakora tugenda utankozeho gute se murahoze muraho iki shit okay yeah nanjye ndabikayitwa ntajya kuranga
Ngwino ngwerekeze. Yaje. Ikorere tugende. Ibikize? Ikorere tugende. Ibintu byose nyine. Ndavuze ikorere ntebe tugende ntabwo turangije. Nta n'ikintu kuranga. Wanjyanje wancakoye wagisambo. Musuma tukorere buduko. Umva bwenge bwa zamani yo kishimibona ngo. Nebe none wikura hangasha. Mwira hivu none urebe. Unyira hivu? Wagiswa. Agisambo. Igiswa. Anjijiwe. Turaje turebe jina. Ngoshe mushwanyuse. Amusenze we. Agusheri ntubona? Wakisambo. Ntubona? Iyi ntebe nta kintu na kimwe. Nta ntebe nta kintu n'ikintu kibanga. Ibyo suri mu bake. Ibikise? Uri mu make. Ndakubwira izo nkweto ntazukura hano. Inki? Kanzenza ni najya nkubwira ko nta kintu kuranga wa. Umva. Wanjije. Nta makuru ufite. Karuzo ngato.